Murakoze munyamakuru mwiza, uri umunyamakuru mpuzamahanga koko, uhuza amahanga ukagira ngo uri murandasi. Birumvikana, noneho akazi ukomeje kugakora neza, wese imihigo urasa ku ntego za ruda n'abarudakazi, ndetse n'uturuda duto tutarafatira irangamuntu tuzafatira kuri urwo ruzitiro. Mu majyaruguru y'u Rwanda nanjye nkubutseyo vuba, amakuru nayo narayegeranyije. Iburasirazuba naho narahanyuze, nayo narayafashe, arahagije, ni amakuru atariho umukungugu. Iburengerazuba bw'u Rwanda naho amakuru yose abanyamakuru bamaze kuyegeranya yose turayafite, ubu turacyayayungurura, turacyayumviriza. Mu majyepfo y'u Rwanda, ubwo ni intara y'amajyepfo, nayo amakuru yose turayafite neza gatanu ku kandi. Naho mu mujyi ari wo murwa mukuru Kigali, mujyi mukuru w'u Rwanda, murwa mukuru w'u Rwanda, aha makuru ni imbumbe turi nayo, ari nayo mpamvu wumvishe n'umutekano muke ukomeje kugaragara kubera twabuze umuntu wacu Munyaneza Siriro, n'umukristo mwiza, umusaza mwiza, inyangamugayo, akora akazi k'ubwubatsi, aratuye, arubatse, afite umugore n'abana. Ko twe tumaze kubwira umutekano muke hano, hirya ho wanyuze, haba tuhere mu Rwanda hano, nta n'ahandi wumvishe umutekano muke? Hano mu Rwanda se cyangwa hanze kubizi ngewe ngenda hose? Birumvikana ukimara gusesekara hano hari amakuru ushaka kuntanga kumenya, kandi nge nahahoraga. Birumvikana cyane. Ku munsi w'ejo nibwo narindiho ngenda na kamera yanjye ndetse na recorder yanjye nzenguruka n'ibikoresho by'akazi nk'uko mwabiduhaye, nerekeje Kinyinya. Kinyinya wahabonye ibiki, wahasanze iki? Ukubutse mu rugendo rwawe rw'ubunyamakuru mu itangazamakuru mpuzamahanga, ukora kimwuga kandi ukora neza, utunganya inshingano zawe nk'uko wazisabwe kandi nk'uko wabyize, wabinonosoye, nk'uko ubitunganya kandi bikaba ari n'ibintu byawe. Rero nk'uko mumaze kuma ijambo, murakoze kugira ngo mbatangarize uko byaremeze. Ubwo nari mvuye mu rugendo rwa kure, nari mvuye muri Sudani kureba uko byari byifashe, uko abaturage bakuraga imyigaragambyo bamagana izamuka ry'igiciro cy'umugati, bikarinda Bashiri avuyeho, aho naje kuhagana n'abanyarwanda bakorerayo, nabo bashoboye kumpa ubutumwa. Ukoze hasi nyibutse ibuye, ryaba rinini ryaba rito, ryaba rinini urishwanyaguze rivamo mato menshi. Birumvikana, iyo ukoze hasi nyibutse amabuye. Nimba ukubotse muri Sudani y'Amajyaruguru kwa Bashiri ntakiri perezida, amakuru hano ku ikoranabuhanga ndabifite, abarirwa mu bahisi ariko bakiriho, bagihumeka ariko batakiri abakuru mu rutonde rw'abakuru b'ibihugu, ntakirimo. Ahubwo Sudani iraho nta muperezida ifite mu by'ukuri, kuko igihe cy'amajenerali gicyuye igihe, igihe cy'amajenerali gicyuye igihe. Barategetse kuyobora byarabananiye, bategeka ibidashoboka. Abaturage barahagurutse. Bahagurutse bate? Bahagurutse abagore n'abagabo n'abana, cyangwa hahagurutse igitsina kimwe? Ariya muri Sudani abantu bose barahagurutse bamagana icyo gikorwa cyo kuzamura imigati, kuko
ubuzima bwabo murabizi higanje ubutayu bwinshi, umugati nicyo kintu kibatunze. Kuzamura igiciro bigaragara ko abantu benshi bari bagiye kwicwa n'inzara, bituma buri muntu wese ko byari kumugiraho ingaruka ahaguruka yamagana icyo gikorwa. Aho rero ku bantu bari bariyo ku butumwa bampaye abanyarwanda bariyo bamdiho banyereka amavideo bagenda babona y'abantu bagerageza gukora mu Rwanda bakubitwa, bagiye bayabona. Banyeretse amavideo y'abazunguzayi bo mu Rwanda, sinenzi ko byabagezeho. Bambwiye tese mu Rwanda bo bavuganirwa nandi. Birumvikana ni nkaho muri Sudani nabo bari barabuze umuvugizi ubavuganira, uwakabavuganiye niwe ubabuza kana kariya, akababuza kwikorera kariya na kariya ngo ntibagashaka nikagendana na criterias n'ibisabwa byabo. Urumva aho niho babafatira bakabahangira karya barezi, kabakanga kababuza kana kariya, kakabavutsa uburenganzira bwabo bwigenge ku gihugu cyabo, mbese ibyiza by'igihugu ntibabibone. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane Sudani Bashiri baturage baramuhagurukiye. Iriya ni revolution, ariko iriya ni peaceful revolution, ntabwo ari violent revolution. Hanyuma amajenerali yategura violent revolution kugira ngo violent ikubite mene peaceful revolution, ariko ibyo nababwira mu mateka ntabwo byambarana, nta nubwo byigeze bibaho. Iteka ni iteka peaceful revolution itsinda icyo mutwe n'icyo hasi kandi bigambiriye. Nonaho nimba ntacyo wongeraho turakomeza hano i Rwanda. Ubwo nari nkubutseyo rero nerekeje mu mudugudu wa Kinyinya, niho nitemberera ndahasesekara mpasanga ikibazo giteye gutya. Hari umusore twashoboye kuganira, nabonaga kuko nagezeyo mbona abayobozi, ndaza kwereka mu mafoto bariho bica abandi barinda ku midugudu niba babita daso, bica ingufuri. Ndaje kuhagarara ndabaza ndetse iki kibazo giteye gute. Negeye rero umwe mu bona ari mbonye, nabonaga yumiwe byamuyobeye, ambwira ko iyo nzu bari kwicira ingufuri ari inzu yahoze akoreramo. Nyuma iyo nzu ikaba yari ifitwe na mugenzi we, ariko wari beremo ideni ikigo cy'amazi, kuko ako kazu na akazu kari ruhande bw'akagari ka Murama. Uwo ni mudugudu wa Murama, hari nyine Kinyinya haruguru y'ibitaro. Ubwo uwo musore twaganiraga, niba ari umusore sinabashe kumaza niba ari umugabo cyangwa umusore, yambwiye uko byagenze. Yambwiye ko iyo nzu ari wowe wayikoreragamo. Nyuma rero aza gusabwa kwishyura amafaranga ikigo cy'amazi 1000 bigeze mu 130. Ayo mafaranga ayajyanayo. Amaze kuyishyura ayo mafaranga, yashatse gukora muri ya nzu. Umuyobozi w'uwo mudugudu wa Murama mubwira ko w'akagari ka Murama mubwira ko atemere gufungura iyo nzu. Umusore byabaye ngombwa ko ashaka indi nzu. Nyuma rero haje ku munsi w'ejo, ubwo nahageraga nabonaga bariho bamanura ibipapuro byari byometse ku mudugudu, byari byanditse ngo hano dutanga service z'irembo, turafirima, turafotora, dukora invitation na sonorisation. Bariho bamanura ibyo bipapuro vuba. Ahari sinzi watanze amakuru, bakeka ko uwaba warakoze waba watanze amakuru ari uwo musore ukora muri ako kazi. Byabaye ngombwa ko bamusanga yakoreraga rero yari amaze kukodesha indi nzu, yatangiye gushyiramo ibikoresho. Baje bamutera ubwoba, bamutukagura n'ibitutsi byinshi cyane, bamubwira ko agomba kubanza agashaka imisoro, ndetse ko agomba kuza kwitaba mu nama y'inteko ku mugoroba. Nguko uko ikibazo giteye. Ahari turacyakurikirana iyo nkuru, n'ubu umunyamakuru mugenzi wanjye ari gukurikirana ngo arebe uko biza kugenda. Murakoze cyane. Birumvikana ibyo byose nicyo bajya bita corruption, n'uburiganya. Umuntu ariganya undi abigambiriye kandi akagira izindi attachments ashiraho, ibindi birya barezi bifatira kuri urwo ruzitiro rw'uburiganya, akabigira intambara. Kandi byari byoroshye kugira ngo haboneke ituze mu bantu,
n'ibyabo umutekano b'umudendezo, ariko ugasanga hirya hino umuntu yitwaza ingufu afite mu butegetsi yatijijwe by'agahe gato ariko akazikoresha nabi, yotsa abandi igitutu kandi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Wamubaza ngo nk'ubwo ibyo ukora byose uri kwitwaza aritikire kangahe mu itegeko nshinga? Ntaryazi. Aho wabonye amategeko yubahirizwamo na buhoro? nta kubahirizwa ku buryo wabonaga umuyobozi ariho atongana n'uwo muturage, wabonaga rwose wagira ngo ntabwo wamenyaga ko ari umuyobozi uri gutongana n'umuturage, wabonaga wagira ngo ntabwo nabona uburyo mbikubwira. ahari ndadangiza kweditinga inkuru ariko ndi kuyitunganya, ndaza kubikwereka uburyo yamutukaguragamo ibitutsi ntashobora gusubiramo. urabizi twe turiyubaha, ariko wajya kureba ukibaza ibyo bintu bari bamanitse ku mudugudu babikora mu mudugudu ubwo bucuruzi, kuko nari nabibonye na mbere, kuko hari ziriya nzira nkunda kuzinyuramo nzenguruka nk'uko akazi kacu kabitwemerera. icyo cyapa nanjye nari nakibonye n'ifoto yakirahari, uko batanga izo serivisi mu biro by'uwo mudugudu wa Murama, aho ngaho ni muri Kinyinya, ariko babimanuyeho ku munsi weje ubwo nahageraga. ariko urumva icyo kibazo ko ahari ikindi yenda umuntu yagarukaho cyane umuntu agomba gutekereza, ni ibibazo nagiye ngomeza guhura nabyo no mu tundi tugari tundi, aho usanga abayobozi ku nzego z'imidugudu z'utugari bameze nk'Imana muri iyo midugudu, bavuga bahura n'umuturage agakubita ibintu by'akangiza, nta kibazo afite. aho nka Ruda nkeka ko mugomba kugira icyo muhakora. nuko bimeze hirya no hino mu midugudu, birumvikana ubwo barica bagakiza. nimba ari uko ibintu bimeze hirya hino mu gihugu cya Repubulika y'u Rwanda, ubwo nta makuru bafite. buriya iyo utwika inzu uyirimo nawe, ejo nawe ntawe udapfunda imitwe ushaka kuyisohokamo irimo igoromana, wahungira he nawe uba wayitwikiyemo? birumvikana ibyo byose bakora bifite ingaruka n'inkurikizi, haba ku buzima bwabo, haba no kuri abo babahaye izo nshingano bahagarariye. nimba ari ubutegetsi, bose bibafiteho ingaruka n'inkurikizi z'igihe kirekire, igihe kiri hagati no hagati, n'igihe kigufi, mu cyo bita immediate problems. ibyo bibazo bitungurana buriya bazahura n'akantu gato bakome kuri rutendere. abaturage bamaze kwihumurira, barahumuye kubera kubabuza akana kariya, kubabuza amahwemo hirya no hino mu midugudu, mu tugari, mu mirenge. bose bigize Imana, bigize abategetsi, barategeka n'ibidashoboka. umuntu arakingisha mugenzi we bizinesi, kandi we rwose ntabwo banamugabanyiriza n'ipatanti iyo misoro. kandi ikindi, umuntu abanza gushinga bizinesi, ntabwo abanza kujya gusora, asorera ibihari. ubwo yo bajya gusora mbere y'uko bashinga bizinesi, iyo uwo mushinga bagenda bawita ngo iki, baba bagiye gusorera. ubundi usorera ikintu ari uko cyekizisitinga, kihari, gikorera ahantu runaka kuri aderesi runaka, ukishyura iyo misoro bifite ishingiro. iyo misoro ifite aba yakira kuri ya aderesi. ariko nimba atari uko bimeze, umuntu bakamusenyeraho bizinesi ajya gutangira, ni ukuvuga ibyo bizaca abanyarwanda intege, ntibazongera gushinga bizinesi mu Rwanda. ni cya gihe uzajya ubona abantu basohoka u Rwanda bigira mu bindi bihugu, nibagera iyo bakazaba benshi, bazishyira hamwe bagaruke nk'indwanyi.
aho birumvikana kuri icyo kibazo ngira ngo nkuko rivuze uko bakomeza babuza abaturage gukora bishobora kuzana nk'ibi byo muri Sudani. Abanyagataro warutunzwe n'agataro umunsi bahagurutse uzabona bahagurukanye imihini. Sinaho gusa muri Sudani, reba muri Tunisia niko byagenze, muri Misiri byagenze gutyo, reba muri Libya, Benghazi niho byatangiriye muri Libya, batangira babita abajura, babita inyenzi, babita imbeba, kandi ari abantu, ari ikiremwamuntu. Abo bamara kwivangira byabacanga bagashaka gucyanga n'abandi, kandi abandi bo bacanya amatara magufi n'amaremare, icyo bashaka, icyo bifuza, ibyo bakeneye babizi, naho wowe abashaka kubatsindagira ku byo bo batakeneye. Nkaho muri Sudani basabye kuva kare kose ko ingoma iramba ku butegetsi irura, ko bagomba kuvaho kare, ahubwo bakiha ubudahangarwa, ngo nta wabuhangara. Nimba nta wabuhangara, Imana yabuhangara. Abamedi n'abaperesi hari aho Imana yabatumye bajye guhangara ubutegetsi bwari bwarigeze kinyitse aho n'abategetsi babo, ariko byarangiye buvaho, nk'uko ubwo muri Sudani bwavuyeho, n'ahandi muri Tunisia bwavuyeho, no muri Misiri bwavuyeho. Birumvikana Libya bumaze kuvaho, ubwo bwose bwaje bukurikira ubwari Baghdad bw'igihe kirekire nabwo bwari bumaze kuvaho. Birumvikana Afghanistan naho inkubiri yari yanyuzeyo. Noneho wagaruka Syria, urumva naho nuko bimeze n'abaturanyi babo. Birumvikana iyo nkubiri nimba ivuye mu bihugu by'abandi by'Abarabu kuviyo kure, bikaba bigeze muri ibi bihugu byacu 55 muri Afurika, ubwo ni ukuvuga biraje bigere no mu bundi butegetsi bwose muri Afurika bumaze igihe kirekire ku butegetsi, kubera agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye, bwamenyereye gukomba agatoki kararemaye. Nimba ari uko karemaye rero, baraje barebe nimba karambuye, nimba karahinamiranye bazakarambura. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, kwiga no kwigana, abo biganye gukandamiza ntabwo biganye kuyobora neza. Barategeka bagategekesha igitugu, kuyobora si ibyabo ntibabizi, babiturekere twabaruda. Nibabirekere ruda ibishoboye ku mpamvu nziza 200 zamaze kujya hagaragara zo gucakarengane akariko kose, gukuraho iyo misoro ituma abanyagihugu badatera imbere, kubuza uburenganzira bw'umuntu kuviwa cyangwa se kujya aho ashaka. Ngira ngo izo nizo mpamvu ruda izanye. Ngira ngo abafite amaso yo kureba bari kumva imirindi iri kuza mu nzira, iri mu nzira iza. Icyo twabwira abantu ni ukwitegura kwakira ruda n'amaboko yombi, mu byitegure turi mu nzira. Si mirindi gusa, ahubwo ni n'imirindi ya demokarasi yihuse. Usibye kuba ari n'iyo demokarasi bari baramenyereye, si demokarasi gusa, noneho ni na demokarasi yihuse. Hirya hino hose igiye gukora umuti. Iyi demokarasi iherekezwe n'imirindi y'Uwiteka. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, banyamwanga kumva ntibazanga kubona, basuzuguye abantu ntibazasuzugura Uwiteka ukundi.
kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane ubugira kangahe abigize abakire abategetsi ba cyane basuzugura abakene kandi aribo babakenesheje ntibanasuzume n'impamvu zatumiye bakena ngo bamenye ko byabaturutseho abo bategetsi ahubwo bakabona abo bakene bakeneshejwe n'abo bategetsi bakabona nk'abajura nk'abanywa b'ibiyobyabwenge nk'abatazi ubwenge nk'abatazi gukora nk'abatazi icyo gukora nk'abatareba kure ariko ntibasuzume neza ingingo ku yindi icyatumiye abo baturage bibagendekera gutya ko ari impamvu z'ubutegetsi zatumiye bakennye zatumye n'abo bari mu manza barenganye banze gukemurirwa ibibazo kubera abategetsi n'abo bakire bagenda bashigikirana barengerana umwe arengera undi kandi bashigikirana mu mafuti barenganya abakene barenganya inzirakarengane ugasanga bateza imbere umuco wo gufata no gufunga binyuranyije n'amategeko kandi bakishyiriraho amategeko yabo nayo ntiyubahirizwe bagafata iya mbere kuyahonyora haba mu buzima busanzwe haba no mu nkiko mu ifata n'ifungwa mu magereza hirya no hino abantu baragowe habamo izindi gereza zo mu ibanga bashimuta abaturage bakaburirwa irengero mu byaro byose mu midugudu yose mu Rwanda n'ahandi ariko kubw'umwihariko hano iwacu Rwanda birakabije umuntu arakureba gusa kumva inzoka irakwanze akumva avuga ariko kiriya nakijyana kariya nakajyana mu kanya gato akaba aragushimusa arakujyanye bose babireba ntihagire n'urwego rw'inzego zibanze ku mudugudu rugira icyo rubivugaho icyo gihe tuba tubibona ko ari ubufatanyacyaha akagari iyo ntikagira icyo kabikoraho ibyo nabyo ni ubufatanyacyaha umurenge ntugire icyo ubikoraho ibyo ni ubufatanyacyaha bukabije kandi ku mugaragaro noneho ku rwego rw'akarere nabo bakumva ibyo bikorwa birakorwa mu midugudu yose bayoboye n'utugari n'imirenge ntibagire icyo bakora kugira ngo ibyo bikorwa bibi n'abarengana bajye kuzayo haba Remera kuri etaje y'igorofa ndende bafungiramo abantu nayo ni Gakinya hanyuma n'iriya yo kwa Gakinya Gikondo ariya nko kuri Rwanda gisa aho hose ntibajye kuzayo ibyo byose biye bufatanyacyaha no kwa Kavuga aho bafungira ngo inzererezi kandi nyamara ibi byose kandi nyamara bo barakusanyamo abaturage amafaranga kugira bamurekure ikimaze kugaragara buri muntu wese bafashe nk'inzererezi bamurekura ari uko atanze 20 cyangwa ari hejuru n'150 n'andi yose bitewe n'ayo afite ugasanga mbese ni business babibonyemo urwunguko babyungukiramo babiriramo niyo mpamvu abantu bose babagira abasazi babagira abakene bakunde babatunde babaryeho utwabo babatotoreho utwabo muri izo nzira kandi bakomeze babagire abasazi babagira abakene banyakujya kandi batazabaha n'icyiciro cy'ubudehe cya mbere kuko ntibabona abarihirira haba kwa muganga haba mu mashuri haba muri byose urumva abaturage babagira abakene kugira ngo babayobore imyaka myinshi mw'abantu mwe namwe mujijuke murebe kure umuntu akugira umukene abigambiriye nkana namwe murebe umuntu icyo agufungiye urebe kuko wakoze ikosa cyane warikoze nimba utarikoze ugomba kubivuga impamvu muri ruda tubivuga nuko haba akarengane twe tukagagaragaza iryo fatwa n'ifunga umuntu bakamurenganya nyuma bagasanga nta cyaha afite kuki batamuhindeshiza akababaro ako niko bita akarengane k'ibihekane siko bimeze birumvikana
ibintu bigomba guhagarara kuko ntago abanyarwanda cyangwa abanyafrika nkeka ko tari mu Rwanda gusa bigaragara no mu bindi bihugu bigenda bibonekayo ariko yenda baravanga ujya gutera uburezi arabwibanza rudibanze bigaragaze ko bishoboka hano iwacu ko umuntu atari itungo n'itungo rijyanywe ku isoko babanza kumenyesha umuryango wose ko iryo tungo riri bugurishwe rikamenyekana none kuba umugabo utunze ufite umuryango arimo kubura mu gihugu nk'iki gifite ikoranabuhanga ni ibintu bitakagombye kuba bikivugwa rwose muri iki gihugu cyacu ifite ikoranabuhanga rifite abashinzwe umutekano guhera ku nkeragutabara n'ahantu umuntu atakagombye kubura birumvikana nta muntu wakagombye kubura kunyerezwa kuburirwa irengero haba ku manywa haba nijoro ariko kubera inama bajyamo muri Afurika abategetsi ba Afurika abanyabitugu bagundira ubutegetsi nibo mbwira nibo mvuga bajya ku butegetsi bakagundira bakanga kuvaho kubera bazi amakosa n'ibyaha ndengakamere bakoreye abaturage bakibazaho bazerekera bamaze kuva kuri iyo ngoma ubutegetsi bakabugira akarima kabo bakumva ntibashaka kuvaho batekereza nibaramuka bavuyeho bakora iki Bashir sarakora iki akore akandi kazi Robert Mugabe nawe yakora akandi kazi indi mirimo muri Tunisia Ben Ali nawe yagiye mu yindi mirimo hanyuma muri Misiri birumvikana naho aho byarahabaye bavuye ku butegetsi bagiye mu yindi mirimo n'abandi bagiye mu yindi mirimo bafite amafaranga bafite ubwenge bajye guhanga indi mirimo nabo babitoza abaturage baberere imbuto nziza none babamenyereze babigishe na bya bindi babigishaga mu butegetsi barabuze bagitifu babishirisha mu bikorwa none bajye bamanuka mu midugudu babibashirire mu bikorwa kuko abaturage n'abarimu bari bazewe kuri iyo ngoma ntibabishirishije mu bikorwa ntibabyigisha abaturage uwo perezida uvaho n'abo bategetsi be bamugaragiye bajye bamanuka bigisha abaturage hasi babigisha uko bakongera umusaruro mu buhinzi bworozi nk'uko babibabwiraga amadisikuru atandukanye bongerere imirima minini bahinga kijyambere zaba intoki imirima y'imyumbati ibijumba amateke ibirayi ibinyabishogwe bitandukanye ubwo n'ibinyamafufu tubaye nk'ababihina hanyuma twongerera ibiribwa gakondo na kijyambere tuteze imbere inganda tuyungurure byinshi duhunikire ejo hazaza turwanye inzara ibihe byose n'ubukene bw'inkomoko tuburwanya abo bategetsi b'abanyabitugu banga kuva ku butegetsi kugira ngo abo bakenesheje n'abana babo bazazungura ubwo bukene siko bimeze batuzunguza ubukene muri make tukaba abazunguzayi b'ubukene babikorera abaturage nkana baba abazunguzayi b'ubukene aho kuba abazunguzayi ba caguwa n'ibindi n'ibindi uvuze kuri ibyo by'abazunguzayi nibuka ubwo nari ngiye kugenda nabwo nari ndi Nyabugogo hari mu masaa 3 hafi saa 3 n'igice ubwo nari ntegereje imodoka yagomba kuza kuntwara y'akazi ya Ruda nagiye kubona mbona umudamu ari kuvuza induru ku rwego rwo hejuru ngira ngo baramwishe yarahetse umwana mbona abagabo batatu udusore tukiri dutoya nta nubwe n'abagabo baba baramucakiye bafashe mu rukenyerero amajipo n'ibiki abandi yarahetse umwana daso ziri inyuma ziri kumukura umwana mu mugongo umugore ari gutaka cyane ngo baranyishe nyoberwa ikibaye ubwo nashoboye kwigira hafi kuko ntago wawe wemere kugira igikoresho na kimwe bakubonana abari telefone ifotora cyangwa ikindi kintu baje umuntu arambwira ati yari afite utwenda ari kuzunguza kagakoresho ko kuri satellite ntiwari ubwa setizi kakurindira umutekano ngira ngo nako karabi sikaniye neza inkuru karayibonye
uzakande kuri 2 FBS ukande kuri DY uzabibona aka ngaka ujye ukoresha aka ngaka kaba kabirikodinze byose aho ubugeze hose. Ni nako nkuroresha inkuru zawe n'umutekano wanyu aho mugeze hose. Birumvikana ngewe ntago nabikoze kugira ngo nge mpite mbibona, ariko biragaragara hano mpise mbona ko mwabibonye uko byari byitwaye. Nk'uko bireba uyu mudamu n'utwenda tubiri afite mu ntoki baramugurukanye cyane, agasore kaba karamucakiye nk'uko uri kubibona kuri ubireba kuri no video. Urabona ukuntu no musore ari kumufata, nta gasore ubona hari gatoya. Nge nagize ibibazo bibiri nibaza. Ari uyu mudamu bagiye gufunga, bambwiye ngo avamo yuko atanze 10,000, ariko nibaza uyu mwana w'umusore uri gutezwa ibi bintu wazavamo iki? Birumvikana. Nimba byumvikana aho niho u Rwanda ruhombera, ruzahora mu murongo w'ubukene bawita Lorenz Kavu, mirere na mirere. Iyo mikorere nikomeza kubiri, ubukene buzatera imbere, ubukungu buhasenyukire, buhazaharire, abakene biyongere, ubugome butera imbere kandi bububuhe bihekane, kandi abagome ubugome bwabo babubibe mu bandi baturage batari bafite imbuto y'ubugome. None uzasanga mu myaka iri imbere mu Rwanda ari igicumbi cy'abagome aho kuba igicumbi cy'inyangamugayo n'abakozi ba cyane bakora nk'inganda amanywa n'amajoro amasaha 28. Uzasanga hari abagome bakora ibyo bihe byose bigomeka ku kiremwa muntu Imana yaremye ikunze, kandi babigambiriye kukigira nabi. Ariko Imana izakora umuti ndabarahiye. Birumvikana. Ubwo nabonaga ibyo bintu byanteye ubwoba, ubwo aho babashyize harya Nyabugogo imbere y'irya kaburimbo ngengo uzabonanditseho station ya polisi, haba harimo umuborogo ukabije cyane, abagore barira, abana bacu turabataye. Ubona rwose ari ibintu bibabaje, kuko urumva ari ikintu utekereza uyu muntu akagombye kuba ari gukorera ibiteza igihugu imbere. Uyu muntu umwirukaho nawe nta wundi musaruro kandi arataharya. Mu by'ukuri ufasha abo bantu bose inyungu bari kuzamura igihugu cyangwa kuri bo ubwabo urazireba ukazibura, ugasanga ko mu bituma igihugu gishobora guhomba nabyo birimo, utaramara kugira ko ya misoro yibwa n'abari muri gereza barya imisoro y'igihugu, nawe bahemberwa ako kazi, ukajya kubireba usanga mu by'ukuri kugira ngo u Rwanda rutere imbere byazabatwara imyaka miliyari. Birumvikana iyo bayita economic deficit, ni nacyo kiyitera mu gihugu. Icyo cyuho cy'ubukungu kiza kubera iyo mpamvu ikomeye cyane. Abagakoze ntibemererwa gukora, abagakoze nimba batemererwa gukora, bisobanuke neza, bituma biteza abaryi benshi mu gihugu, abakozi bake. Mu baryi benshi harimo abana batoya bari munsi y'imyaka yo gufata irangamuntu. Reba aba bana bose mu gihugu ni abaryi gusa. None ufata imibare y'abari mu magereza bose mu gihugu, abo ni abaryi gusa, nta musaruro baba binjiriza igihugu, ahubwo baramunga ibyari bihari. None urebe abarwayi bose mu bitaro byo kwa muganga, byikorera bya prive n'ibya leta. None urebe n'abarwaza, urebe n'imiryango y'abo bantu bose b'ubuzima buba bwahagaze, n'abaryi gusa. Nabo bose ntacyo baba bari kwinjiriza ingengo y'imari. Aha none ujya ku bashomeri mu gihugu hose badakora, ubongere kuri abo tumaze gusobanura haruguru hari. Abo bose ni abaryi, saa sita na nimugoroba bakenera kurya, ariko bararya ibyavuye. Birumvikana, shiraho abasaza n'abakecuru mu gihugu hose. None ureba umubare w'abaryi badakora ni benshi. None shiraho abafite ubumuga butandukanye butabemera gukora no kwinyagambura. Hari abaryamye hasi batahava ibihe byose, hari abagenda bikurura batashaka kujya hanaha. None urebe ni nabo bakene, batagira n'ibintu, ntibagira n'ibibanza, ntibagira na buri kamwe kose. Abo bose baraho ni abaryi. Muri make dufite abaryi benshi, none abakozi ni bake. None ushyireho nabo barya cyane bakagira ibibaraga byo kujya gufata abenegihugu bafite irangamuntu mu gihugu,
babakura n'abana mu mugongo bitwaza ubusore bwabo, bakajya kubafunga kugira ngo babahe izo ruswa z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 20 n'andi. Ndetse ibyo bikiraho iyo bamusanganye nayo yacuruje nk'uto twenda yagiye aducuruza akaba afite nk'utuhumbi 30, baratumujyana kandi ntagira harega, baradutwara kandi bakamutuma n'andi. Ibyo byose twarabikurikiranye, abafungiye kwa Kabuga n'ahandi hirya no hino Gikondo hatandukanye, hose twarabibonye. Hirya hino hose iyo bagusanganya akantu baragatwara ntuwongera kukabona. N'imyenda ndetse bagufatanye, byaba ibiringiti yaba amasafuriya byaba ibikombe, ibintu byose bagufatanye barabyitwarira, bo bagakomeza bagakungahara, we bakagukenesha ukaba urutindo rw'ubukene. Urumva rero icyo kizongera ubukene mu Rwanda iminsi iri imbere, ibiri Sudani, ibiri n'ahandi hose bizasesekara mu karere k'ibiyaga bigari, babyitege. Twe turaba yobozi nyabayobozi kandi abahanuzi b'ukuri, ntabwo twe duhanura ibinyoma, duhanura ukuri kuri tere kandi kwigaragaza. Kandi iminsi iri imbere nyamwanga kumva ntazanga kubona, muzabibona. Manda ndende ziteza ibibazo mu baturage, manda ndende ziteza intambara mu bihugu, manda ndende ziteza imiryane mu baturage, bagafatwa bagafungwa. Abo babafata babumva ko manda yaba ari ndende ntabwo iteze kurangira. Birumvikana manda ndende muri make z'uruhererekane zose hamwe ziteza abaturage gukena no kuryana no kubura imirimo, niyo bahanze bakayibasenyera hejuru. Muri make bakabacurisha bufuni buhoro amasaha 28 iminsi 7, bakabahohotera kandi bigakunda gufatwa no gufungwa bitakurikije amategeko. Ibyo byose abakuru n'abakiri bato, abasaza n'abakecuru, birumvikana. Muri make inzirakarengane zikaba nyinshi. Mutubarize kuri wa3@ruda.tk ni nomero ngendanwa agasaraba 250 7834 28 Iyi ni nomero ya perezida nyaperezida Barafinda Sekikubo Fred, ikora amasaha 28 iminsi 7. Uyihamagara ibihe byose ukitabwa na perezida nyaperezida, perezida w'ukuri w'uburyohe, ku mpamvu nziza nyinshi, 200 ku Rwanda, 200 kuri Afurika, n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Murakoze cyane kubyakira neza mwese, abari mu Rwanda, East Africa, Africa n'isi yose. Iyi ni Radio Ruda mukomeje kumva, iryo ryari ijambo ry'ibanze ry'umuyobozi wacu mukuru, aho ni mu kiganiro yagezaga ku nama y'abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bari baturutse ahantu hatandukanye bigaga ku kibazo cya manda, aho nabo Ruda twaje kumubaza nk'abanyamakuru tuti mbese mwebwe manda zanyu bizabiteye gute. Reka tumwumve. Ni imyaka 4 mufiririzo, uwa gatanu hakabaho ihererekanya bubasha, kubera tuzatora abantu bo mu turere 30 twigize igihugu. Buri mu karere kazatanga umukandida biyamamaza, ariko dukeneye abantu 20. Ubwo ni abaperezida 20. Umwaka ajya ayobora imyaka 4, uwa gatanu hakabamo ihererekanya bubasha. Uwa gatanu ntawe urenza, ubwo ni ukuvuga buri 5 yirangiye habaho ihererekanya bubasha, 5 yirangiye habaho ihererekanya bubasha, ku buryo hazabaho ihererekanya bubasha. Fata 5 kube na 20, tuzamara imyaka 100 habaho ihererekanya bubasha. Upfa asimbuzwa muri babandi bari hejuru ya 20, wakuva kuri 21 kugeza kuri 30. Abo n'abasimbura basimbura uwazajya apfiramo hagati atararangiza manda ye cyangwa ataragera kuri manda ye. Ikindi kibazo twakubaza nyakubahwa perezida wa Ruda, nk'uko Ruda muvuze ko ari imyaka 5, mbese kugira ngo umuntu yiyamanize kuba perezida bizaza bisaba
kuba yujuje ibe bisabwa, amashuri angahe, imyaka ingahe? Ese azaza agomba kuba aturuka mu ishyaka rya Ruda cyangwa ashobora kuba aturuka mu yindi mitwe ya politike cyangwa se yigenga? Bizaza bisaba iki kugira ngo uwo muntu ajye kuri urwo rutonde rw'abantu 100? Murakoze. Murakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza cyane Rwanyonga. Abantu bose bazabemerewe kwiyamamaza kuko ni igihugu cyabo, kuko bafite irangamuntu, kandi ashyigikiwe n'abantu be. Muri make kwiyamamaza kwawe no gutorwa kwawe nibyo bizaba biranga ubunyarwanda bwawe, kandi nabwo bukakuranga, kandi abantu bakagukondera icyo, kuko wowe uba nk'umuyobozi mukuru uba hejuru, ariko hasi abo bose nibo bakora iyo mirimo. Bo barumva, birumvikana, baba baguha raporo, uba wabahaye imirimo ngenderwaho umunsi ku wundi mu miyoborere. Birumvikana washinza amategeko, abanyamategeko babaho hafi, bose n'abafasha bawe, mugenda mufatanya. No kuvuga umuyobozi ibyo azabasabwa bizatangazwa muri icyo gihe tujya gushyiraho abakandida. Ntabwo bizabigoranye, buri muntu wese azashobora gukora imirimo ya leta akayitunganya. Icyangombwa ni ubunyangamugayo, kuba ari inyangamugayo, kandi nta byo kuvuga ngo yarafunzwe, ibyo ntibibaho, kuko nimba yarafunzwe akarangiza igihano cye nta cyaha kirimo, kandi ntabwo azajya akoresha ububasha bwe ngo ashake kwigaruriza ubutegetsi, kubushimutaho abaturage ngo abugire ubwe, ngo abwitwaza ahohotera abantu nk'uko bimeze muri iki gihe. Kirazira. Ubutegetsi bugiye kuvaho, hagiye kuza ubuyobozi bw'abaturage. Birumvikana nta ngoma za gisirikare z'ubutegetsi zizongera kubaho gutegeka. Bo bazaba bashinzwe umutekano w'igihugu n'ubusugire bw'igihugu, umutekano n'ubwigenge bw'igihugu n'abene gihugu, n'uburenganzira bwa kiremwa muntu busigasirwa n'abo basirikare nabo barimo. Kubw'iyo mpamvu ikomeye cyane, ubwo birumvikana izaba ari demokarasi yihuse. Ibindi byose bizasobanurwa mu gihe cyabyo nikigera. Murakoze cyane kandi babyakire neza. Nk'ikibazo cy'amatsiko, turabona ko Abaruda rimwe mugiye kubanza kubara iyi myaka 5. Mbese mwatubwira, ese niba turi buyite guverinoma ya Ruda iraza kubayo iteye gute? Irabigizwe n'abaminisitiri bangahe, n'abadepite bangahe? Mwatubwira mu ncamake ko igiye kuba ipanze. Muri make izaba ifite minisiteri 200, ariko umukuru w'igihugu ari president of Ruda, perezida wa Ruda, afite abaye vice perezida 2, vice perezida wa mbere w'Abaruda, vice perezida wa kabiri ari uwa ayo mashaka yose asigaye yose, bose bari aho. Noneho dufite general executive secretary, urumva uwo azaba ari umunyamabanga mukuru w'igihugu. Noneho na general estate chief, nkangari umusaza wakataraboneka w'inarige ya kera, kandi asigasira byose kandi asigasira bose, ahuza guverinoma n'abayo, abayobozi bose abagira n'inama, ari nawe ushinzwe amahugurwa yose y'igihugu, agira na perezida inama n'abo hasi bose. Hazaba hariho security monitor ushinzwe kugenzura umutekano imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Nanone hari information manager, hari ushinzwe amakuru imbere mu gihugu no ku rwego mpuzamahanga. Noneho hari na general treasurer director uzaba ushinzwe ikigega cy'igihugu cy'imari, birumvikana n'ibindi bigega bishamikiraho. Muri make iyi ni organigram of Ruda
of 200 good many causes. Iyi ni ishusho mbonera ya guverinoma ya ruda n'abandi bose tuzaba dufatanyije kuyobora nuko iteye birumvikanye. Iyo izaba yitwa barafindarization ku mpamvu nziza nyinshi 200. None uzasanga serivisi zizatangwa neza, customer care nziza, customer service nziza, customer retention nziza, customer loyalty nziza, customer expectation nziza. Birumvikana for good governance after individual assessment of tasks. Buri muntu icyate cye agikora neza. Nyakubahwa Perezida, ko tumaze kubona ishusho mbonera yubatse, ko ntari kubonamo urwego rw'abadepite ho bimeze gute? Birumvikana abadepite bose bazajya bakorera kuri tere. Birumvikana n'abacamanza bose bazajya bakorera ku rwego rwa buri mudogodo. Imanza zose n'ubukwe bwose gushingira bene igihugu bizajya bikorera ku rwego rw'igihugu. Iyi ni ishusho nyobozi ya bayobozi bakuru. Naho nasobanuye ntangira Minisiteri 200. Abo nabo tuzabasobanura turimo gupanga tujya kurahira. Biragaragara ko rwose ishusho mbonera ni y'agatangaza. Nyakubahwa Perezida, dukurikije uko turi kubona ibintu bipanze neza rwose, mbese ko mutubwiye ko ruda nka Perezida wa ruda tutukunda, tubona uzatuyobora neza nyuma y'imyaka 5, uzaba icyo gihe uzicara umuturage usanzwe, icyo gihe uzaba uri gukora iki? Birumvikana mfite inshingano nyinshi ku Rwanda n'impamvu nziza nyinshi 200, ku rwego rwa Afurika ni 200, ku rwego rw'isi ni impamvu nziza nyinshi 20,000. Ubwo nzaba nerekeza mu nshingano ku rwego rwa Afurika tukuramo imipaka. Urugamba n'ubundi tuzakomeza tutunganya Afurika neza, dukuramo iriya mipaka yashinzwe na ba mukerarugendo bigendeye, ariko iyo mipaka ikomeze gukurura ibibunda, bikomeze kumara abanyafurika, hitwazwa iyi mipaka yasigaye inyuma ihungabanya umutekano w'abantu, ubusugire bw'ibihugu. Ibi byose nitubikuramo imipaka n'imbunda zose zizaba zitacyongeye kwica abaturage, nta n'umutekano uzongera kubaho, nta no mpunzi n'ubuhunzi bizongera kuba muri Afurika. Umunyafurika azaba ari umwe, u Rwanda ari umurwa mukuru wa Afurika, na Afurika tuyigira umurwa mukuru w'isi. Nuko gahunda zimeze zizaba zinameze, bizaba ari uburyohe ndabarahiye. Reka tubashimire abari bakurikiye ikiganiro cya ruda. Yari ikiganiro cyo yagiranye n'abanyamakuru ubwo inama y'abarudari yateranye barebera hamwe ikibazo cy'imipaka ndetse na za manda ndetse n'imisoro ndetse n'ikibazo cy'ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa umuntu. Iyo nama rero yari yiganjemo abantu bari baturutse impande zose z'isi yose. Iyo nama ikaba yarashoje hakurikiyeho icyo kiganiro mumaze kumva ishusho mbonera. Reka mwumve ijambo ryo gusoza yatugejejeho. Amakuru meza kandi amahoro masa, amahoro abaherekeze kandi abane namwe, abanwe natwe, u Rwanda, Afurika n'isi yose. Kuri izo mpamvu zose twasobanuye 20,000 ku rwego rw'isi. Noneho twese tubane neza kandi tubanirane, dusigasirane umutekano wa bose. Ntabwo umutekano ari uwo kugakoroboye, nta nubwo ari umuntu umwe, kandi umutekano ujye aba ari uw'abantu bose n'ibyabo, ntibakajye bahungabanywa. Gereza tuzazisenya tuzimareho, kuko niyo ndiri y'umutekano muke. Murakoze kubw'iyo ngingo. Mutubarize kuri wa@ruda.tk no ku nomero ngendanwa gasaraba 250 78 34 28 622. Twari tuzisobanuye kandi tuzisobanura kenshi, kandi mujye mukurikira ibihe byose.